Ndabashimiye abakunzi ba Stone TV show. Uyu ni wa mwanya w'inkuru yanyu mukunda muri benshi, urudashoboka episode ya 45. Jewe nitwa denyse. Ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye: TikTok denyse, Instagram denyse_, ndetse na Facebook denyse. Twasize Kevin yatangiye kubwira Karine imishinga yo kubana, kandi mu by'ukuri nibwo bakemeranya gukundana bombi uko ari babiri. Ese Karine yarabyemeye? Karine se we yabyitwaye mate? Denyse nawe yahiye, ari gushyashyana yitegura ko mu ijoro rizakurikira shiriwe Ivan wari umaze amezi agera mu 9 adahari azaba yaje. Azaba ari ibicika. Reka dukurikire. Karine yumvishe ukuri kose Kevin ari kumubwira, amutangiye noneho no kumubwira ko ashobora kuzamufata nk'aho ari we yaremewe, bakagira igihe bakabana. Karine: Sha Kevin, ntabwo nari nzi ko wantekerezaho gutyo. Ntabwo nari nzi ko ushobora no gutekereza ko njye nawe twabana. Ariko sinkubeshye, nanjye ndi tayari. Aho urukundo rwacu ruzatujyana nanjye niho nzajya. Nirutujyana mu rugo tukajya kubana, uzamenye ko nanjye nzaba mpari ku bwawe. Nzabana nawe nta kabuza. Kevin: se wumva shasha? Ubundi niwe nikundira pe. Nuko izina ryaje nabi rikaza riribi. Naho ubundi ahahoze Brenda hakabaye haraje Karine kuva na kera. Niwe nikundira rwose. Bombi uko ari babiri bahise bahoberana, batangira gusomana. Ako bakiri gusomana, Kongora barinjiye. Kongore: sorry boss. Sorry nyine mwihangane, namwe ntago mwari mwakinze kabisa. Ntago mwari mwakinze, nanjye ntago mwandenganye. Kevin: Kongore oya ntacyo Kongore. Ko nta kintu gikaze se twari turimo. Oya ntariwe. Ahubwo utwo tuntu ntacyo tuzane, dutereka hano ku meza nta kibazo dute. Kongore yashyize ku meza ibyo yaravuye kuzana, nawe ahita yicara ku ruhande. Batangira gufungura nyine, bifata neza. Bamaze kunywa no kurya, Karine abona Denyse aramuhamagaye. Karine: Hello baby, bite? Denyse: ni byiza. None se hano uracyari kwa Taiga? Urataha ryari? Karine: Okay sha, ngiye kuza. Ubuse amasaha 3 yonyine mazeyo. Ngiye kuza nawe. Ngiye kuza nyine ntacyo. Ndahita mpitira aho ngaho nta kibazo tuvugane. Denyse: Okay nta kibazo nyine banguka. Hari ibintu mfite byo kukubwira. Sibyo sheri, banguka nukuri. Karine: Nanjye ko mbifitera. Kanze ndaje mu kanya. Karine yahise atangira amagambo yandi yo gusezera. Tangira gusezeraho Kevin hamwe na Kongore, ariko bahita bahaguruka bose barabaherekeza. Ariko Kongore agarukira ku rugi rw'inzu. Kevin warakomeza aherekeza Karine, amugeze imbere gatoya. Kevin: Sha rero reka nkugeze ahangaha. Nsubireyo njye kuba ndyamye nyine nduhukeho. Ariko ndagushimiye, kandi nishimiye ko nanjye wankunze, wanyishyuye urukundo rwanjye nanjye ngukunda. Nishimiye rero ko twembi dukundana. Karine: nanjye ndabyishimiye. Naje nzi ko utari bubyemere, nzi ko watangiye kunyikuramo, ariko nishimiye ko turi gukundana ubu ngubu.
njye nawe dutangiye ubuzima bushya nk'abasheri. Nimero yanjye rero ni yandi naguhamagaje, ntuzongere kumpamagara kuri nimero itari yo, nanjye naje kubimenya. Kevin. Nta kibazo, nugera mu rugo ndahita nguhamagara, sibyo? Bye. Bye, ndaza kuguhamagara. Ndagukunda. Sawa. Kurekurana byaranze, bagakomeza basezerana buri kanya, habuze n'umwe urekura undi. Denyse nawe yicaye muri salo ari kunywa icyayi cyo mu masaha ya 5:00 gutyo. Cyne aba arahageze, ahita yinjira atanakomanze, asanga Denyse muri salo. Denyse, kuko mana sikumwanze, ntari nifashije umuntu winjira udakomanze, kumbe ni wowe. Cyne, aha ni njyewe nyine, nawe urabibona ameze neza. Denyse, koko ese we muko umeze gute? Reba amasoni ufite, uzi ibyishimo ufite ku maso, byishimo uri kubiterwa n'iki yewe? Cyne, Denyse ntabwo wabyumva, icyari kinjyanye giciyemo 100%. Denyse, kagira inkuru rero, ni iki cyari kikujyanye kandi giciyemo gute 100%? Cyne, sha Denyse, nanjye kubwira uriya musore ko nanjye mukunda, kandi koko nari nanjye kumukunda bya nyabyo. Denyse, none rero ibyishimo ufite, igisubizo ndacyihaye. Cyne, utakihase, ubu njye nawe tumeze uko patana rugi. Ibaze ko yese atangira no kumbwira ko agiye gutekereza mu buryo njye nawe tugomba kubana. Ndakeka turi mu rukundo pe. Denyse, singaho nkoze couple itazibagirana, sinjye wabiteye, umva mwese muzangurira, ariko noneho nanjye ngufitiye amakuru meza. Ejo nk'aya masaha Ivan azaba ari hano. Cyne, oya wibeshye mana we, Ivan yasaze, ariko araje kubera ko nyine ari we agiye kubigirira. Denyse, oya Ivan agiye kuza, duhite dukora ubukwe. Ubu ngubu imishinga y'ubukwe rwose tuyigeze kure, njye nawe dufite gukora ubukwe. Cyne, mana yanjye, yewe sha niwe namwe, ariko ndabyishimiye cyane pe. Ndabyishimiye kuba Ivan yafashe umwanzuro wo kugaruka. Gusa nyine mfite ubwoba nyine bwa Ivan na Kevin, ariko Imana ishimwe bazi ko agiye kugaruka i Kigali. Denyse, koze hasi unyibutse ibuye koko, nanjye mfite ubwoba z'ubu bazongera kubyumva kimwe. Ariko reka nkwereke, reka tuzagira inama Ivan, amubwize ukuri, anamubwire ko nyine nawe atari amakosa ye, abasaba n'imbabazi, bababarirane. Ese urumva ukuntu byaba ari byiza njye nawe turi inshuti, n'abashuti bacu aribo badutereta. Cyne, nyine umva tuzabigerageze tubijyemo, kandi nitubijyemo nk'abakobwa, abahungu ntabwo bazabyanga. Umva tumeze uko, aba bakobwa bo biyemeje kuzunga bano bahungu. Ese iyi mipango y'abakobwa izakunda? Mbona Kevin akimara kumenya ko
umuntu yahoraga atereta ari mushuti we akaba atarabimubwiye? Kimba numva umuriro uzaka. Ese uyu muriro uzaka ubundi n'undi uzawuzimya? Reka dutegereze episode ya 46. Cyne Kora subscribe.